kugwana peace basaza mumeze mute so alright reka mubwire ngo mwite UJ number 1 official aka kanya ni wa mutaramu nyine ubu kugezaho ibintu byinshi byiza kandi biba bigiye bitandukanye so guys reka mubwire ngo umutaramu Israel Mbonye yamaze guterekanze akaririmbo kameze neza cyane kabisa indirimbo yitwa nkumusirikare ari nayo yitiriye album yiwe bwana kabisa reka nkubwire ngo rero ubu wanyarukira kuri YouTube channel ya Israel Mbonye kabisa ukabasha kwirebera utuntu nk'utwo twiwe kabisa kubwo kunzi ba gospel music munyarukire kabisa uriya musore ni umusore kabisa ubikora neza sana so reka nkubwire ngo Israel Mbonye yaraje azimya aba gospel benshi cyane kabisa ukuntu umuntu yinjira muri industry nyine akazana content isa naho ifite ukuntu mbese wagira ngo abantu bari bayikeneye ariko barabuze uyibahereza so Israel Mbonye rero nawe nuko nguko ameze ngira ngo mwarabibonye ubwo aheruka gutwika muri Kigali Arena cyangwa se BK Arena niwe muntu wa mbere wayibejeje hano mu gihugu cy'u Rwanda nubwo tuba dufite nyine abantu benshi cyane ariko reka nkubwire ngo tuba dufite abantu benshi babikora ba Meddy ba Deben ariko show ya Israel Mbonye niyo show kabisa navuga ko yari imeze neza sana so novuga ngo rero iriya show yiwe shayiwana kabisa yari show imeze neza show kabisa navuga ngo yitabirwe n'imbaga nyamwinshi ibaze BK Arena kugira ngo ubutaramu ayuzuze urumva ni ibintu biba bitoroshye kugira ngo uzapfe kubona umufana wuzura iriya stade yewe ntabwo byoroshye ba Meddy bayiperformingiyemo ba Deben bayiperformingiramo ariko biranga so kabisa noreka mubwire ngo uriya mutaramu ibintu yarabikoze neza kandi abimeza neza turabibona turabikunda iwana kabisa uriya musani ikintu yita gospel yana mu Rwanda yarayifashe aragenda urumva nyine asa n'uyishyira mu kantu kuntu asa n'uyifata nyine arayibumbatiza yishyira mu biganza bye ku buryo umuntu wese haba umwana muto yaba umwana mukuru yaba umukecuru yaba umusaza ubu azi umuntu witwa Israel Mbonye kabisa reka nkubwire ngo iyi ndirimbo yitwa nkumusirikare nyarukira kuri YouTube channel yiwe ubashe kureba nyine ako karirimbo yamaze kugatereka hanze kararyoshye cyane naho ibijyanye na video nyine ni video nziza cyane ngira ngo video abafana ba Israel Mbonye video ziwe murazizi nyine uko ziba zimeze ntago ari wa muntu uvuga ngo ndategura ngo nzajye gushutingira ngo hano Israel Mbonye ni ukuvuga ngo iyo yakoze show ni nayo iyo show ni nayo ivamo video zizajya muri video zizajya mu ndirimbo ashaka gushyira hanze nuko nguko niyo shooting ya Israel Mbonye apana bya bindi byacu tuba dusanzwe tumenyereye tuvuge niba UJ nakubise akagoma hanze ewana mwese nyine muhita bamuzi neza ko muraza kubonamo amashusho agiye atandukanye kabisa ariko kuri Israel Mbonye cyambuwe ntago ariko bimeze no nuvuga ngo we ikiwe Israel Mbonye we ikiwe ni ukuvuga ngo nyamukuru iyo yakoze ikirori iyo ya performance live yakoze ni nayo ivamo amashusho azajya muri clip ye nizo clip za Mbonye gusa abantu ziraza zagera hanze yabara kuzidukubita rwose tukabona ziraryoshye urumva nyine Mbonye nta complique muri music nta complique rwose ni umuvandimwe ubikora neza rwose yaraje aradukosora nukuri yatweretse itandukaniro kandi uriya mutipe turamwemera mutipe wiyubaha kabisa mu bijyanye na gospel navuga ngo Uwiteka yakomeje kumuhereza impagarike akomeza kumwongerera abafana navuga ngo Israel Mbonye kabisa respect turakwemera twese kabisa nukuri icyambu waratwambukije
yes bamwita ngo ni Mbonye icyambu. Abandi nyine bamwita ni amazina menshi cyane nyine bagenda bamwitirira, ariko nawe ubwe hari ayo yiyita. Nawe ngo yamugize umurobyi w'abantu. Indirimbo yitwa icyambu nyine, ngo icyambu iya mbere icyambu angira nyibutsa maze nange angira umurobyi w'abahenda. Ndakotoye angira umurobyi ntacyo. So ningaruka mu kiganiro nzaza nayirepese neza kabisa, ku buryo nyine ntazakotora, si byose ndakotoye. Ibaze nyine ko nkotoye tu, ariko ewana bimpaye kuyirepeta iriya ndirimbo icyambu ndayirepeta, nk'umusirikare ndayirepeta. Ewana nzagaruka hano mu kiganiro nje kuvuga kuri Israel Mbonye, nkubita na live y'izo ndirimbo kabisa, mvuga ni ewana ndazizi neza nazirepese, nanjye nzibahereze nyine. Ukuntu nkoteye gutya ntabwo nzongera gukotora. Gusa Israel Mbonye nanjye ndamufana kabisa, reka mubwire ngo respect uriya musaza, ibintu aba yabikurikiranye neza cyane. So nkubwira ngo nawe rero ujye unyarukira kuri YouTube channel yiwe, abantu n'ubundi yitwa Israel Mbonye, ugende ukande subscribe, ukande subscribe kabisa, share, like and comment kuri Israel Mbonye. Njya mbibabwira ubundi subscribe ni ingenzi ku muntu nyine wawe ufana. Niba Imana yakugiriye amahirwe yo kuba ufite smartphone, kubera iki utavuga uti nanjye reka ngire gutya nkande subscribe? Nese wagiye ubuntu, Imana yaguhaye smartphone, umeze neza uraryoshye, kubera iki? Niba uri mureba video, yewe yanaguhaye bando, ufite mega kabisa internet wifite, Imana nyine umva ibintu yagukoreye. Kandi hari umuntu wabuze smartphone, hari n'uri kuyifuza yabuze ko ayigura, none wewe wagiriwe chance yo kuyigura. Ubwo se kubera iki ibyo bintu utashimira Imana yatumye ubiguha, ngo noneho binagutera ishyaka ryo gukanda subscribe kuri iyo video uri kureba? Niba uri mureba iyo video, iyi video nyine iyi ngiyi turi kumwe hano mu kiganiro, njyewe UJ number 1 aho ngaho ku Gihembo TV, ubu gukanda aho hantu handitse subscribe ni ibintu bikugoye? Oya yikandeho maze nanjye nkomeze nkusabire imigisha. Ubu gira gutya upyondeho gusa, ugira ngo pyo upyondeho, ukandeho, ubundi ujye ubasha kubona nyine notification zacu. Rege niba wagiriwe ubuntu, kubera iki se nawe utagirira abandi ubuntu? Ibintu ni abantu, wibuke ko n'ibyo byose ufite ari ukubera abantu. Rero hari abantu bajya bavuga wivugishwa ngo abantu ngo ni babi, ngo umuntu ngo ni mubi, nyine ugasanga arimo aravuga ngo umuntu ngo ni mubi, kandi aho ahagaze domaine arimo ni umuntu wabimugejejemo, yewe ibyo ari gukora byose ni umuntu wabimugejejemo. Rero ugasanga nyine inshuti zanjye, reka mbabwire ikintu cyitwa kuvuga ngo nyine icyo kintu nyine ndagira ngo tuzakikuremo kabisa, ngo abantu ngo ngiye ngo ndabazi, ngo abantu ngo ni babi, ngo abantu. Wewe uratinyuka ukita umuntu ngo ni mubi? Umuntu yarakuzanye gushyira hano ku isi, umuntu yatekereje kukubyara agushyize hano ku isi, yewe arakureze neza, akurinze ibyaguhungabanya, urarangije uraje ngo abantu ase ubundi ubwo wari wamenya ikibazo ufite hagati aho muri wowe kugira ngo ubashe kubanga abantu ngo ni babi? Nta muntu mubi. Umuntu mubi nyine umuntu wenda tuvuge hari ukuntu nyine nka amajiwe yagize gutya aravuga ngo umuntu ngo si inyama n'amagufa n'amaraso, ngo no, ngo umuntu ni ikimwihishemo. So niba umuntu uyu munsi yagize ibitekerezo bibi, ntabwo nyine azahora agira ibitekerezo bibi. Rega turi mu isi nyine y'ibibazo, urumva isi nyine yamaje kugira, navuga ngo ibintu by'ibikoresho ni byinshi cyane, urumva tugenda duhura na byinshi
bituma dutenebuka. Ariko nyine niba ibyo bintu tubigezemo, namwe nyine mureke kuturebera muri iyo kote. Reka kurebera umuntu muri iyo kote y'ibyo bibazo nyine uwo munsi yahuye nabyo, kuko igihe cyose ntabwo ahora akora ibibi. Nta nubwo muzi gushima umuntu ugasanga yakoze ibintu byiza ku munsi wa nyuma, wenda umunsi umwe gusa, apana umunsi wa nyuma yakosa agakosa kamwe, ugasanga induru zabaye zose bla 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 bla, umuntu mubi n'umugome. Eske kuki utakwibaza niba yarakoze ibyo byiza byose, akaba agize agakwesheni gatoya gatuma nyine hazamwo ako gakosa, kuko nta nubwo yanakagambiriye. Kubera iki umuntu wakomeza kuvuga ngo ni mubi? Ahubwo gendo, niba wewe niba uri umuntu ufite ubumuntu, nyaruka ugenda umusange mubwire uti rwose inshuti yanjye aha n'aha ntabwo bimeze neza. Ubundi abantu nyine bari muri Kristo, nk'abantu b'abakristo, abantu cyangwa se abantu b'abisilamu, inshallah assalamu alaikum kuri basilamu mwese, ndabakunda cyane. Assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa barakatuh wa rahmatullah. Reka mbabwire ngo kabisa, aho waba usengera hose, icya mbere nuko idini ritarimo urukundo, iryo nta dini urimo. Ahantu hose aho usengera, haba hose, haba muri Islamu, haba muri Katolike, haba muri ADPR, haba muri Zion Temple, haba muri church runaka, aho usengera hose udafite urukundo ni zero. Ibintu byose waba urimo, niba nta rukundo ufite, wowe ubwawe ukumva ngo nta rukundo ufite, ngaba ni abantu rwose, reka nkwibwiriza ukuri, ibyo ngibyo urimo nta sengesho ufite. Wowe urarutwa n'umuntu wibera aho ngaho buri gihe akaba yigira wa munsi wo ku cyumweru upanga, cyangwa se kuwa gatanu uvuga uti ngewe ngiye gusali, cyangwa se ku cyumweru uti ngewe ngiye gusenga, cyangwa se ni kuwa gatandatu uri umudivantiste uti ngewe ngiye gusenga, ngiye mu isabato. Urarutwa n'umuntu, niba uzi neza ko nta rukundo ugira, urarutwa n'umuntu iyo minsi igera akigira hariya mu kabari akinywera agasinda, kuko iteka ryose uwo muntu aba yahaguruka akongera akaba umuntu muzima. Ariko wowe kubera ko umuntu wigeze gusenga, inshuti zanjye reka bibabwire ako kantu, uri umuntu wigeze gusenga noneho no kumubwiriza biba bigoye, kuko we aragenda agafata ya masengesho yasengaga kwa kundi yubahaga Imana, noneho akagenda agasa naho abivuyemo, ubundi noneho agashyiraho urugi, yarangiza akadanangira agafunga. Wazajya kumubwiriza, yewe data we, iyo password kugira ngo uyimukuremo nyine biragoye tu. So inshuti zanjye rero, impamvu nyine mba nkwigishije nk'aka kantu, mba ngira ngo nawe ujye ubasha kugira icyo ukorera umuntu, uvuga uti nanjye nkuteje imbere kabisa, nkuteje imbere, tera imbere ku bwanjye. Ibintu ni abantu, uvuga uti niba tuvuge wagiye gusenga, of course watuye amaturo ni byiza, ariko uko bisa kose aho ngaho utuye muri quartier, ntabwo wabura umuntu ubona ko akeneye ubufasha. Wayi, kubera icyo utamufasha, ko ibintu ari abantu, nawe ibyo ngibyo ufite kubikura mu bantu, kubera iki we uri utamufasha? Rero reka nkwibwirire, nkwisabire, kanda subscribe aho ngaho kuri iyo video, kuri iyo YouTube channel iri kubona yitwa Igihembo TV, reba aho hantu handitse subscribe, ukande subscribe, nta kindi ngewe nkwisabira, ubundi twikomeze twibanire umunsi ku wundi, sibyo se? Right, inshuti zanjye kabisa, reka mubwire ngo ni wa mutara mu wihanganye Jean Paul, cyangwa se UJ number 1, 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 UJ number 1 kabisa. So ntuveho udakanda subscribe, komeza kandi subscribe, dukomeze twibanire umunsi ku wundi. Reka nkubwire ngo ukora share, like and comment, aho bitagenda neza nyine utere muri comment, uvuga uti hano hantu bimeze bitya, cyangwa se nawe niba wumva wifuza ko wazaza tukajyanamo hano mu kiganiro, ufite byinshi byo kutubwira, ufite ubuhamya, ufite byinshi wageza ku bantu. So aho ngaho muri video bishyire muri comment, usigemo nimero yawe, ubundi ndaguhamagara, cyangwa se weho genda urebe nimero iri aho ngaho kuri YouTube channel iriho, hanyuma umpamagare ngire iki nze nkuremereye,
musanga honze dukora ikiganiro. Niba ufite ubuhamya bwafasha abantu, it's okay. Niba ufite ikintu cyatuma ujya gukora umurimo w'Imana ugafasha abantu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, okay kabisa, ngiyo nimero uyifate neza, umpamagare ugira uti UJ number 1, UJ number 1, number 1 kabisa. Ndabona ibintu ari waneza, ndagira ngo nanjye nzaze Imana dukura ikiganiro. Mfite byinshi nabwira abantu, mfite byinshi nabwira abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, kandi byabahindura. So guys, reka nkubwire ngo rero ngiyo nimero, yandike, reba aho ngaho nyine munsi y'ikiganiro urabonaho nimero, hanyuma uze tuganire. Ariko nyamukuru wakanze subscribe, si byose? Ndabakunda sana, ndabakunda sana.